namba tu ntuzagira isoni zo kubabwira ngo mugiye ku banyentroduije nka Theo bose babireba iyo ndirimbo yari ya kera ubu ndaririmba Theo muzuka iyo bavuze ko abana barenga umwe ntabwo nababyariye umunsi umwe iyo ku mwana wa mbere ntahisha nkahita aribwo mbomoka nkavuga ntabwo nari kongera yateye inda yabyaye abana numvise rwose ari n'umugabo aravuga ati abo bana nzagerageza kubafasha mu bushobozi bwanjye siko bavuzera kandi ndabikora rero bikubwira ngo nabonye Imana ibabarira abantu bisha abantu nabwirije mu magereza mu gihe cya 95 na 6 na 7 kugeza gacaca zirangira nabonye abantu bakoze n'ibyo utabwira abantu ariko agahaguruka akavuga ati ndabyatuye kandi ndabizi Imana irambabariye ntankazwe ibi byatewe kubyara umwana se byature aho uzajya ujya kuririmba hose yubwira abantu rwose bari banzi abumvise ibyambayeho Imana irakarama yanzahuye yangaruye ngarutse ndi mushya akabazo k'amatsiko mbaza pastor ukurikije uko yihanye n'ibindi byose yavuze ubu wamutumira mu gitarane cyabera hano ku rusengero Theo reka nkugira inama bo abantu bazabanza gutinya kugutumira wakabaye waza hano akakuburira umwanya wasanga bodyguard abantu bakagutangira hara ku muhanda niko mutekereza kuko nzi n'abantu nakabaye mfata nkaho batapfundura n'udushumi tw'inkweto ze niyo mpamvu mvishe dutangira nashimye Imana kunyicazanya nawe hano mu urugero rw'abaririmbyi baririmba indirimbo zisanzwe nabwo ni kuririmba n'Imana no gukiranuka yakabaye yindi ukazikoresha zo hanyuma rero wenda imwe ntikora ariko indi iracyakora ariko ubu Theo nazicarana na Yesu agasohora indirimbo zivuga Imana y'imbabazi agasohora indirimbo zivuga Yesu wundi zizaza zifite iyindi nivo ariko kugira ngo azazigereho nawe zamusaba kumara igihe kinini mu rwina niba yarigeze yicara i Bugande akisubiramo nka wa mwana w'ikirara akaririmba indirimbo ku buryo abanyabyaha abantu bose bazajya bayumva akavuga ati uwo muntu ni jyewe ahubwo reka nkutera umwete Imana ishimwe cyane rero yuko duhuye muri iki kiganiro reka dusabe umushumba kudushira imbere y'Imana dutangire dusenga turagushimye Mana yacu mu izina ry'umwana wawe umwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo iki kiganiro gihabwe umugisha kizabera umugisha umuntu wese uzacyumva turinde amagambo y'impfabusa turinde amagambo y'amatakaragasi turinde amagambo adafite icyo yungura umwuka wera tuguhaye rugari utegeke uyobore wigishe kugira ngo buri muntu wese uzumva iki kiganiro kizubaka ubugingo bwe kandi kimugirire umumaro rwose mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo amen mu gutangira ikiganiro cyacu reka mbaze umushumba nk'uko bisanzwe bigenda iyo twahuye n'abaririmbyi cyangwa se abandi banyempano batandukanye banazwi Theo bose babireba mwamumenye ryari mumuzi gute ishusho mumufiteho muri uyu murimo mukora imeze gute biragoye cyane kubera ko icyambere giye sinjya amenya gufata imyaka ngo umuntu twahuye muri uyu mwaka ngo hanaha nshobora kwibuka aho twahuriye ariko kwibuka iminsi n'amatariki bijya bingora ko sinkunze kubifata ariko ndibuka ngira ngo Theo naramwumvaga aririmba twigeze no guhurira ahantu mu giterane ngira ngo nk'Ibutare yaje kuririmba jewe naje kubwiriza hari n'ahandi twagiye duhurira ariko nkanamwumva mu ndirimbo ze zica kuri radio zica ku macannels atandukanye hanyuma mu bihe bya vuba ndamwumva cyane mu bintu by'ibisaku byagiye bimubaho bimuvugwaho nahoze mubwira ngo kuza kumuririmbira ngo nguko uko nagiye i Bugande ngo wajyaga bambwira ngo ujye i Bugande ugagaruka ngo nanjye ndagenda njye i Bugande ngo ngaruka mvuga ngo nambura ibimbarara so Theo muzi ku bintu byinshi nagiye nkurikira ibintu bye reka ne kubitinda cyane mbere ko manibabaza reka mbaze Theo nawe uko azi umushumba n'igihe yamumenye uko amuzi icyo kibazo nkibabaze mwe urakoze cyane ngewe ngira ngo ku ruhare rwanjye nanashimira Imana kuba nsanze umushumba yaranzi ndushanze birenze uko nari nzi kwanjye biranejeje cyane
hanyuma ndetse ntangira kumva iri zina nariryumvishe ku gitabo cyari kiwari niho natangiye kumva izina hari umuntu wagisobanuye bakavuga rwitwa Antoine RUTAYISIRE ubuzima bufite intego ubuzima bufite intego mpita ntangira rero kugikurikirana ndanakigura ariko sinagisoma n'umudamu wanjye akajya bari umuha amakuru kuko njye nabaga niruka sinajya kubeshya we rero wasigaraga mu rugo agasoma ngasanga yagejeje ahagije akampa amakuru make amakuru ntafite neza nimba yarakirangije kuko twaje gukibura sinzi nimba yarakibuze yarakirangije kandi ntitwongeye kugura ikindi ariko byari ibintu byahise numva uwo muntu ufite amatsiko yo kumubona nuko hanyuma pastor ari ukuntu mubikomojeho gatoya ku bibazo byagiye biba kuri ibisako byagiye biba ku muhanzi bose babireba yego yahuye n'ibintu byinshi n'ibizazane ndakeka no mu minsi yashize yaragarutse agarutse inaha ari ukuntu yagiye abisobanura ibintu bigenda bikemuka cyane cyane ibintu nka biriya wenda nk'umushumba iyo byabaga mwarabikurikiranaga mwabibona gute biri kubera mu itorero urumva uretse ko umuntu ashobora kugira ikibazo abantu bakagishyiramo igitubura kikaba kinini ariko burya ikibazo kiba cyabaye urumva abantu baravuga ati Theo ati yabyaye abana sinzi umubare bamwe babagiraga 20 n'abandi abandi babonekaga ariko n'abamushinja muri social media abandi bakabagira 8 abandi bakabagira bangahe ahubwo nuke fine uyu mugabo Theo agomba kuba afite ibibazo araririmba ibintu by'Imana yarangiza akirirwa byarabana rwose twicaranya ruhande rwanjye nge sinjya nca imanza ariko nibaza ibibazo byinshi Theo buriya ashobora kuba aririmba Imana atayizi ni nako rwose ibyo narabivuze kuko hari n'abantu twigeze kumuganira ahagaze yose nk'umuntu nka Theo nk'uyu nguyu uririmba indirimbo yarangiza akabyara abana hirya no hino umutekereza uti ndabwira ntabwo ibi ngibi hari abantu baririmba Imana ntari kuba bagifite ibibazo kandi nibyo kuko hari n'abandi bakristo benshi uyu mujyi wuzuye abakristo n'abapastori n'abaki bafite ibibazo nk'ibyo afite cyangwa nk'ibyo yari afite ubwo nabyo turaza kubigeraho kubera ko kuba uririmba Imana uvuga Imana ntibivuga yuko wakuze ku buryo ungana n'ibyo uririmba ushobora kuririmba ariko gukura ukageza ahantu uhura n'ibyo uririmba ni kimwe no kubwiriza nshobora kubwiriza nkababwira ibintu byo kubabarira nkababwira ibintu byo gukunda abanzi banyu nkanabivuga neza ku buryo mbaha n'ingero mukanatsindwa mukanihana ariko mbifiteho ikibazo igihe rero nibwira yuko Theo by the way na nyuma ejo bundi ahangaha avuye i Bugande yaramburiwe imbarara hari interview numvise ndavuga nikamwe nibura yabaye honnête yavugishije ukuri arabyemera ko ari abana yabyaye bataraba umugore we arabyemera ko yagiye i Bugande arabyemera ko nibura icyo kiba ari ikintu cyiza ariko nabwo ubwo turaza kubiganiraho ni mu bimubaza tukaza kubigeraho ibyo nendaga kumubwira ndabimubwira ubwo mwamunzaniye hanyuma Theo harya witwa nawe ni Theo buriya wiringiye Imana Theo uyu nguyu nawe uriya akaba ari wiringiye Imana Theo jene urumva ko mwitiranwa nibazi n'abahuye hanyuma noneho Theo urumva kenshi na kenshi hari ukuntu umuntu aba agaragara ku mbuga ubu noneho uri kumwe n'umushumba hari ikintu wenda atarazi kuri Theo bose babireba ashobora kuba ari bya bindi yabonaga ku mbuga ibyo yumvaga abantu bavuga buriya kenshi na kenshi ni nayo mpamvu akubwiye ngo ntabwo yigeze akimanza ko gucira umuntu urubanza utamuzi utazi n'ukuri kwe kenshi na kenshi biba ari icyaha Theo noneho ari ishusho yindi runaka wenda abantu bagufatamo cyangwa se bagiye batangaza ushobora kuba wabwira umushumba ahangaha ikamwereka Theo wundi atarazi utandukanye na wa wundi wo kumbuga unongeraho n'ibibazo ashobora kuba yavuga by'ibyo mu matorero yahuye nabyo ubwo ari kumwe n'umushumba ese uyu munsi itorero n'amatorero muri rusange yaba iryubamo n'andi
ni ibihe bintu byagiye bikugora uyu munsi turi kumwe n'umushumba bwarabahagarariye andi matorero runaka nubwo atari umuvugizi wayo cyangwa nze kwihana mu izina ryayo ni ibiki byakugoye muri ibyo byose bakanagwa n'ishusho utari ufite urakoze cyane nsanze kuza hano ntabwo ari ukuganira gusa njyewe numvishe ndimo no kwiga kuko hari imvugo akoresheje numva ngomba kuyitekerezaho ngira ngo ninanava hanakomeza mwitekereze iri jambo akoresheje akavuga ati umuntu ashobora kuririmba ibintu ariko ataragera ku rwego rwo gukura nkabyo kuko iyo umuntu avuga imana n'ububasha bwayo n'imirimo yayo n'imbaraga abenshi bahita bavuga bataranamenya na bimwe mu minsi yashize aho ngaho nari nagiye i Bugande nagize amahirwe yo kujya kwiga teoloji nagiyeyo mfite na seritifika yayo noneho ngezeyo numvisha ibibazo abantu babaza nsanga kandi batubwira bati uziga ubone seritifika uziga ubone diporome uzabone na dogitora yayo nsanga abantu bamwe umwuka aradufata reka mbyite gutyo ariko hari ibintu byinshi mbese tudakuze hano rero kandi ibi bintu umushumba avuze nibyo muri izi ntambara nizemo ibindi bintu niyo ngo byaranangujije kuko kugira ngo urugero nko kuvuga ngo kugira ngo ngaruke njye imbere y'imbuga nkoranyambaga mvuga ibintu nka biriya abantu nka babiri nagishije inama bose barambwiraga ati se urumva uzabishobora kubivuga namubwira ngo nzabishobora akambwira ati se rwose cyo koza bamwe barampamagaye tuzi ko bya bintu wabivuze noneho kandi uwo ari umupasiteri cyane noneho nemera cyane ariko nkumva nageze ku rwego wa gitinya iri jambo rero ryitwa gukura rirongeye naryo riranguza nanjye gusobanukirwa ushobora kuza kuhakura isomo ryo kujya ndeba umuntu nkavuga nti ntabwo aragera ku rugero rw'ibyo avuga ntarakura kandi ubwo nanjye sindakura ndakira navuga rero ngo muri rusange ibijyanye n'amatorero byo kuvuga ngo amatorero uko byagiye bigenda njye ntabwo nabyitiriye amatorero ahubwo nabyitiriye ba nyir'amatorero bamwe ntabwo nabyitirira itorero muri rusange kuko nk'abengi iwacu byazagamo impaka bamwe bakemera abandi bagahakana sinabura gutangaza ko hariho n'umuntu wambwiye ati uyu munsi ntabwo genda ibuze mu bintu byawe hatagira unkubita ibaze rero nimba umuntu akubwiye gutyo wari umutezemo kari bugufasha agati urumva ugera uti ndapfa noneho ninjye bakubita nimba rero urumva rero njyewe sinabara ko ari itorero n'abantu baba mu matorero nibo navuga ngo twagiye tumvikana hanyuma kandi sinibagirwe ko byose biba bituruka kuri satani agira ngo asenye ibyubatse ndumva nicyo nabivuga ikibazo ndibaza umushumba ikibazo cya Theo cyabaye nk'igize urusaku rwinshi yaba mu itangazamakuru kuko yarazwi cyane ariko no mu matorero bizanamo impaka arabivuze yego bamwe batari ko se niba umuntu yemera guca bugufi kucyo atababarirwa ubundi iyo umuntu agize intege nkeya nk'uko usanga amatorero amera nk'ajugunya akazategereza ko yigarura ngira ngo nawe nibyo yakoze akazategereza ko yigarura uyu munsi si nkibara kuri Theo wenyine umuntu uyu munsi abantu bagize intege nke nk'izo yagize bafatwa gute muri sosiyete ya gikristo ariko buriya reka tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire bo hari igihe umuntu akora icyaha burya icyaha cyawe kizangana naho ugeze ndagira ngo ibyo mubyumve neza urumva umuntu aguye ava hano ntabwo azavunika nk'uguye ava hariya kuri plafo mpora mbibwira abantu ari abaririmbyi ari abavugabutumwa n'abandi bakozi b'Imana nubona Imana yakugiriye neza ikakuzamura ugahagarara ku ishami rya mbere ry'igiti jya unywa agacupa ko gukiranuka no guca bugufi amacupa abiri iryo gukiranuka n'iryo guca bugufi nikuzamura ukigira hejuru ho gatoya ugura irya niri ry'ilitiro n'igice ryo gukiranuka no guca bugufi nikugeza hariya mu bushorishori ujya unywa akagunguru ka byombi kubera iki uko ugenda uzamuka niko satani nawe aba akwiga kandi satani iyo ashaka kuguhanura aguhanura neza ugeze mu bushorishori kuko iyo uvuyeyo
kugira ngo uzasubireyo biragorana. Kandi uhanurwa n'ibintu bibiri. Iyo udahanuwe n'icyaha ngo wenda ngukore nk'ibyo Theo yakoze, nubwo bamubuciraga abana benshi, niyo yaba umwe, oya niyo wanasambana ntutere inda, uba wahanutse. Kuko hari igihe ibyaha tugenda tukabyoroshya, ngo ariko urumva ngo baramubeshyira ngo ntabwo ngo ntiyasambanye n'abagore benshi. Impaka numvaga bajya nawe nako impaka mujya nta n'icyo zivuze. Ikibazo si ugusambana n'abagore benshi, ikibazo si kantite y'icyaha. Ikibazo niyo wasambana n'umwe mwana byemeranije, ntanagire n'inda atwara, ntanagire n'urusaku atera, mu maso y'Imana uba wamanutse. Sicyo si kimwe. Noneho nongereho cya kindi cyo guca bugufi. Abantu benshi ikibazo bagira, iyo aguye ubundi waguye rambarara, sibyo wikwirirwa wiregura, rambarara bagukubite, bashyireho amakofe, bashyireho imigeri, ubyemere ko waguye. Kuko iguye n'abanyarwanda barivugaga ngo iguye ntahita yigera ihembe. So iyo waguye abantu bose bumva bafite uburenganzira bwo gukandagira, byakire kuko nturi bupfe. Ariko nubyakira ukihana, ugahaguruka ukavuga tumva mwari mufite rezo yo kunkandagira, wenda mwibeshye ku bunini bw'icyaha nakoze, ariko icyaha naragikoze, nimunkoresha icyo mushaka. Kuko abantu baba bumva bafite uburenganzira bwo gukoresha icyo bashatse. Icyo gihe rero urabyihanganira, kandi uburyo bwiza bwo kunesha no guhangana n'izo za atake zabo. Ariko ababishobora nkuko yavugaga, hari umugenzi wanjye umwe yigeze kugwa mu cyaha cyo gusambana. Twakoranaga umurimo w'ivugabutumwa n'imwe. Ndabona rero kugira ngo iki cyaha, iki cyasha kizakuveho, aho uzabona okazi yo kubwiriza hose, jya ubanza uhagarare ucyature, ubwire abantu ngo wenda bamwe muri mwebwe mwumvise ibimvugwaho n'ibyambayeho, ntabwo bambeshyeye, kiriya cyaha nakiguyeho, ariko ndenda kubahumuriza. Yesu yaranyongeye, arampagurutsa, aranyeza, arampungura, arongera asubiza mu muhamagaro. Byaramunaniye. Kandi iyo Satani yakugejeje hasi, iyo udakoze icyo ngicyo ugumayo. Rero niyo mpamvu ugiye nashaka no gushima Theo, kuko numvise muri social media ejo bundi avuye imbarara, azavuga rwose uko byagenze, aravuga ati rwose biriya bintu ntabwo bambeshyeye, wenda barabikuririje, ariko ibyaha narabikoze, narabyemeye, narabyiyaturiye, mbyaturira n'umugore wanjye, mbyaturira n'abandi, biriya ni ubugabo. Ikiba gisigaye challenge ubusigaranye ni ukwemera kugendana urwo ruhu rw'inyamaswa ipfuye yo wishe. Twigeze kwiga inkuru yitwaga Albatros, bamwe bashobora kuba barayize. Umuntu yari yishe ikinyoni cya Albatros, rero mu byaraziraga kukica, hanyuma bakimwambika mu ijosi. Ngira ngo ni Song of the Ancient Marine, abizi icyongereza, iyo poeme bashobora kuba bayize. Noneho ngo yagombaga kuyigendana. Dore ni ukuvuga ngo icyo kimwaro uzakigendana, ariko Imana yigenda igihanagura. Na ya nyoni wambaye mu ijosi igeraho ikabora, ikagushiraho, n'umuntu kwayo ukagushiraho. Ariko bisaba kwihangana, bisaba resilience, bisaba kwihangana gukomeye, bisaba n'imbaraga no kwegera Imana, no ikaguha izindi mbaraga. Niba wari ugeze hariya hejuru ukagukikubita hasi, bigusaba ko wongera ukazamuka ahandi hasi, kongera ikagutiza imbaraga. Icyakora icyo dukundira Imana yacu irabikora. Samusoni baramwogoshe neza, bashyiraho tondezi, ariko nkumura yibwira ngo za mbaraga ziracyahari, asanga shwi ngo bamukuramo amaso, ajya gusingano z'Abafilisitiya. Ariko igihe kiragera ngo umusatsi urongera uramera. Hanyuma Abafilisitiya bagiye kumuseka, aravuga ati ariko Mana mbabarira unsubize za mbaraga. Irazimusubiza ndetse iramwongerera. Buriya rero na Theo aramutse afashe kuri utwo ducupa tubiri, ndaza kumubwira n'ukuntu umuntu atunywa, kuko biroroshye cyane. Ndaza kuguha umuti, kubera ko ikintu cyiza cy'Imana, Imana yihora yiteguye kutubabarira. Niyo mpamvu Yesu yaciye wa mugani w'umwana w'ikirara. Imana ihora yiteguye kutubabarira, ngo nikiranukira kutubabarira, ngo kandi amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Icyo nicyo nkundira iryo jambo, atwezaho ibyaha byose. Ntabwo ari ukuvuga ngo Yezu dutoya, ngo Yezu ibyoroshye, oya, ni byose. Kandi igihe nabonye iyo Mana ibikora, kuko Theo yateye inda, yabyaye abana, numvise rwose ari n'umugabo,
aravuga ati abo bana nzagerageza kubafasha mu bushobozi bwanjye siko wavuzera n'ubu kandi ndabikora rero bikubwira ngo nabonye Imana ibabarira abantu bisha abantu nabwirije mu magereza mu gihe cya 95 na 6 na 6 na 7 kugeza gacaca zirangira nabonye abantu bakoze n'ibyo utabwira abantu ariko agahaguruka akavuga ati ndabyatuye kandi ndabizi Imana irambabariye ntankazwe ibi byatewe kubyara umwana se byature aho uzajya ujya kuririmba hose yubwira abantu bose bari banzi abumvise ibyambayeho Imana irakarama yanzahuye yangaruye ngarutse ndi mushya urumva iyo uririmbye indirimbo nkayikunda ejo nkumva ntihuye n'ubuzima bwawe hari ikintu ntakaza burya ni kimwe n'ibintu byacu by'ubupasitori ubu ngubu nshobora kuba hano nkavuga nkagira gute nkigisha ariko abantu bakazaza bakavuga ariko twasanze pasitori burya afite ibindi bintu bihishe niyo mpamvu nakubwira uko ugenda uzamuka nywa agacupa ko gukiranuka sibyo kubera ko ibyo ukora byose byoroheye satani kubisira ibanga mu munsi umwe icyaha kimwe kirahagije ngo gisibe ibyo wakoze byose kandi uko ugenda uzamuka kera nari nkubaganye nuriraga ibiti abana twese twarabikoze uko ugenda uzamuka igiti niko hejuru kiba gito niko habayo n'umuyaga mwinshi bisaba kwikarampona bisaba kwikomeza ngo we kuza kumanuka rero n'ibindi ni kimwe urumva rero yewe ntabwo narenganya uwo mukristo wagizeho ikibazo ahubwo icyo gihe umurimo ukomeye uri ku ruhande rwa Theo rwo kuzongera akabereka ko hari Theo mushya wemera ibyaha yakoze kandi akemera no gukomeza gukorera Imana ibyo birakunda rwose Imana kandi ikintu cyiza cy'Imana ubu indirimbo Theo yaririmbye mbaze nkubwire n'impamvu abantu bazikundaga buriya hari umuntu uririmba indirimbo abantu bakayibonamo wenda ntanga urugero nkunze gutanga urugero kuri iyo ndirimbo kuko muri no minsi yarahitinze cyane niho nkiri ya Annette Murava kuki abantu benshi bibona muri niho nkiri aravuga umuntu wasenze akabirora ariko Mana ko nasenze niki cyabuze mu isengesho ryanjye ese ryari rigufi ndyongere ese ko iyi soko y'imigisha nagira ngo twese tuyifite uburenganzira bungana kuki abandi barimo gushima jewe nkirimo gusaba urumva indirimbo nk'iyo ngiyo hari abantu bagera ku bihumbi n'ibihumbi bayibonamo hari umuntu umaze imyaka mu bushomeri yarasenze ariko ntarasubizwa hari umuntu umaze imyaka mu bugumba yarasenze ariko ntarasubizwa iyo ndirimbo yumvise ihita izamura ya marangamutima akavuga ati uyu muntu yamvugiye ibintu na Theo rero indirimbo ze nyinshi by the way naranezerewe numvise ubuzima bwe nabuze niyo noneho numvise impamvu Theo yaririmbaga zira ndirimbo urumva nk'iya mbere yabanje guhitinga cyane hari igihe ugera mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo ntibucya ariko bugacya ninde utarageze mu kigeragezo ngo abantu bamuvuge abantu rero bagahita bavuga bati iyi ni iyacu ariko ureka nkwere iki kintu buriya uzasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere icya kabiri icya gatatu icya kane icya gatanu yaravuga ngo bazabona ishyano abagira gutya bazabona ishyano abagira gutya bazabona ishyano abagira gutya ariko ubu Theo nazicarana na Yesu agasohora indirimbo zivuga Imana y'imbabazi agasohora indirimbo zivuga Yesu wundi zizaza zifite iyindi nivo ariko kugira ngo azazigereho nawe zamusaba kumara igihe kinini mu rwina kuzabanza indirimbo z'akazitara akazenga akenga inyengo nshya agasohokana indirimbo nshya kuko ziriya za kera zishobora gucamo ariko uko zizacamo bazahita bamubona muri ya sura ya kera ariko ubu ngubu iyo uzanye indirimbo nshya nk'ubu ashobora kuririmba indirimbo yerekana ubwo buzima yanyuzemo kuko ntabwo ari we waguye wenyine nk'ubu ashobora gukompoza indirimbo y'umuntu waguye Imana ikamutabara ikamuzahura ikamuzamura cyangwa akaririmba indirimbo niba yarigeze yicara i Bugande akisubiramo nka wa mwana w'ikirara akaririmba indirimbo ku buryo abanyabyaha abantu bose bazajya bayumva bakavuga uwo muntu ni jyewe ahubwo reka ngutere umwete ugende ujye mu rwina rw'Imana igutaremo
hanyuma igukande ikwenge hanyuma izakubyaze umutobe w'indirimbo zindi. Noneho kuko hari Theo w'ibibazo abantu bibonagamo mu kigeragezo gikaze, ariko hari na Theo waguye. So reka urumva rero Kwaji pastor ari na Theo waguye. Buriya Theo abantu bibonagamo Theo w'ibibazo ubaririmbira ibibazo bakavuga ati uyu nitwe rwose, ariko buriya ikintu cyiza muri biri hari na Theo waguye, kandi abantu uyu mujyi n'iki gihugu ndetse n'isi yose yuzuyemo nanone abantu baguye barumuna ba Samusoni barimo gusya ingano z'Abafilisitiya. Azaririmba akavuga ati dore uko umuntu yiyumva. Buriya hari zaburi Dawidi yaririmbye zirimo iya 32, iya 34, iya 38, iya 51, avuga ati cyagiye nari ndi mu byaha naranze kwatura ibyaha byanjye dore uko numvaga ameze. Iyo rero bene izo ndirimbo ziririmbye umunyabyaha uri hariya wenda nk'ubashobora kuririmba akavuga igihombo kiva mu kugwa, isoni zivamo, akitonda indirimbo akayiteka neza ayobowe n'umwuka. Iyo ndirimbo ikazagira n'umusaruro munini cyane mu bwami bw'Imana kuruta izindi ndirimbo zose yaririmbye. Kubera iki? Izaba ari evangelistic, kuko burya iyo utanze ubuhamya bwaho wavuye, hari abantu benshi baba baraho ngaho wavuye bumva nabo bagaruwemo ibyiringiro by'uko bashobora kuzamuka. Nk'uko yaririmbaga ikigeragezo gikaze, ariko bugacya bukongera bugacya bakavuga ati nta kibazo buriya buzongera buke. Ubu rero nanone ashobora kuririmba imbabazi z'Imana, abantu bakavuga ati nta kibazo nubwo naguye nkagera kure kubi Imana ishobora kumvanayo. Reka mbaze Theo, ubona byaragize ingaruka zimeze gute ku mpano yawe yo kuririmba ibyo waciyemo cyangwa se ugihura nazo? Rero uzanye kuvuga ko by'ingaruka keretse habayeho kuzavuga ingaruka zonyine kuko ntabwo ari nkeya. N'uyu munsi nzirimo ingaruka zabyo cyane ndetse zitari nke, no kujya Ubugande zari ingaruka. Noneho reba, ntabwo nshaka wenda kubyinjiramo cyane, nawe noneho reba ibihe nari ndi Bugande byari byo bihe bibi ku Banyarwanda bariyo. Iyo nayo yari ingaruka, uracyumva, kugeza ubwo mfata n'umwanzuro mbona ko ningumayo mubashize amanga, ndetse hari n'igihe najyaga mvuga ngo sinzongera kubivugaho, ariko uyu munsi ubwo nsanze ngigiyeho. Urumva, nsanze umwuka wambwiraga ngo sinzabivugeho ni ba bantu baba basa n'abashaka kugira ngo babembereze. Njyewe rero ubundi nanjye ntabwo ngira umutima wo kubembereza nkurikije ibyo maze kubona. Rero ikintu kimwe nanavuga nkarangiza nuko ibi arimo ambwira, njyewe ndi hano nka Theo, indirimbo naranayanditse ndacyayandika imeze uko abantu bazayitegereze ntibahite bayinyishyuza, ariko irahari. Theo waguye akazuba. Ibintu byose naririmbye imyaka namaze ndirimba ntabwo nayibura. Narayitangiye ndimo ndayenga ku mugani wa Mushumba, ahubwo ndaza gutwikira cyane neza urwina ndutare kuko nsanze biri mu mugambi w'Imana. Hari aho nagiraga nkavuga ntundi wabireka suku sukuzura kaboze. Mu Kinyarwanda bakoresha imvugo kumvira kaka, ariko bakavuga ati sukuzura kaboze, kuko n'ubundi nzahura n'umuntu n'ubundi ndemo bibiri cyangwa bingahe,
n'ubundi niyo atabimbwira mu mutima ntabwo abantu bose ubu bumvisha ibyo navuze harimo n'abaguteza iminsi miliyoni zingana gutya hari umuntu uba utarabyumva utarabiboneye umwanya ushobora no kumva iki kiganiro agasanga nibwo bwa mbere anamenye ko bene ngo nihannye anamenye ibyo byose ntabwo abantu bose wahita uvuga ngo bakuboneye umwanya n'ibintu biba biri hanze uko bingana njyewe rero indirimbo ndimo ndanayihimba narayanditse igeze nko hagati iyi joro nshobora kubona n'ibyo nongera kuza muri social media ukabivuga noneho akaniyongera no kubivuga uri kumwe na madamu kuko twarabibonye muri mu rusengero muri kubivuga muri kumwe na madamu navuga n'ingaruka byamugize ubona byaragize ingaruka zimeze gute mu ruhande rw'ibyiza none byoroheje iki kuri wowe madamu ntabwo ingaruka zabyo zaza kiriya gihe yaje twaje kubivuga ndimo mvuga nti madamu wanjye n'uyu ibindi byari ibitero bya satani cyangwa n'intege nke nagize ntabwo nazirataga ko nagize intege nke ahubwo nuko nari nzi ko n'abantu babizi nagombaga kubibemerera kugira ngo abantu bareke no nabo ngo shyushyushyushyu urwikekwe rwavuyeho neza ubonye abantu babinshimiriye nasanze abantu bose bashoboye kuvuga ati reka iki kintu nyemere hari abantu bemera akavuga ati wenda bazanyica hari abantu benshi ubu ngubu bavuga ati sinshobora kwemera njye nasanze kwemera nararuhutse uruhande rwanjye madamu we ubu ameze nk'umumarayika ntabwo wenda ndamukujije cyane ariko ameze neza kuruta byiza cyane akabazo k'amatsiko mbaza pasiteri ukurikije uko yihanye n'ibindi byose yavuze ubu wamutumira mu giterane cyabera hano ku rusengero Theo nta kibazo buriya ahubwo nibyo nababwiraga Theo reka nkugire inama bo abantu bazabanza gutinya kugutumira ariko izo ndirimbo nshya ntuzihimba zigahitinga bazagutumira namba ntuzagire isoni zo kubabwira ngo mugiye ku banyintroduce nka Theo bose babireba iyo ndirimbo yari iya kera ubu ndaririmba Theo muzuka ushobora gushaka indirimbo ugahindura ikaguhindurira n'izina Imana iragufata abari baze Sawuli agahinduka Paulo Imana iguhindurira izina ishingiye ku ndirimbo izahitinga ikaguproperinga ugasubira ahandi hejuru aho woze uvuye hasi kuko Imana irabikora gusa ugasigarana ikibazo gikomeye cyane kuko burya na Satani nawe avuga ati ariko uriya muntu ndamuzi kandi burya ingusho ya Satani ntigihinduka iteka ryose icyaha cyakugushije ababizi neza yuko nubundi aho hantu hafite intege nke icyo gihe biba bikubwira ngo noneho genda aho hantu hashyira icyuma gikomeye uhakingire ku buryo utazongera no kuhagwa kuko iyo uguye ubwa kabiri ahantu hagataha na bya bindi yatubwiraga ngo yarihannye byari ibintu by'ibigambo gusa by'ibinyoma rero bikubwira ngo Theo buriya ubu future ejo hazaza ushobora kuvamo umukozi w'Imana nk'uko ushobora kuguma aho uri ni abantu bakeya batera intambwe nk'iriya wateye kuko kugira ngo uzasubire aho wari ugeze bizagusaba dubure y'imbaraga wari wakoresheje uzamuka ubwa mbere kuko uzazamuka abantu bagufiteho question mark bagufiteho ibibazo niba nakubona ugenda mu bantu bati arongeye buriya bati buriya araje niba kubona uvugije umukobwa umaze kuririmba ati mwitonde buriya afite ibyo arimo gutegura ariko bigeraho ukabinesha kuko nubundi jewe nibwira ko umurimo wacu nk'abakozi b'Imana ni ugufasha abanyabyaha kugaruka mu nzira ni ugufasha abanyantegeke kugarukana imbaraga rero rwose jewe Theo nkubwire nagutera umwete nkakubwira ngo ariko ibintu bitatu ukeneye bitatu kugira Yesu muzima rero nkubwize ukuri iriya myaka yose waririmbye wari uzi Yesu ariko utamuzi nk'umwami muzima nkubwire icyo bishaka kuvuga jewe nabonye abakozi b'Imana benshi reka n'ubundi muri uyu mujyi nuko Theo nyine ngwigurukanye umutanyo bakayibona niyo yitwa niyo yayamaze ariko ibi yakoze muri uyu mujyi hari abandi bafite nkabyo kandi bari mu murimo w'Imana w'abapastori n'abakina bake ibyo mvuga mbifitiye gihamya sinenda kubivuga sinenda kuvuga n'amazina hari ubyo nenda kubabwira ni kimwe mpora mbabwira nti ikintu kizatuma utagwa mu byaha nk'ibi ni amaso ya Yesu muzima ushobora kuririmba Yesu ukabwiriza Yesu
urwo rugero nkunze kurutanga. Nigeze gusengera mugenzi wanjye w'umupastori mu itorero runaka, sindi bubabwire ni no mu kihe gihugu. Hanyuma namwe ati ndashaka kunkorera deliverance, ati ngira ikibazo cy'abagore. Ndabona ne ugira ikibazo cy'abagore, ati ningiye kugukorera deliverance izatuma utazanongera no kukigira. Mbona garuye ibyiringiro, namubwira ntuzi Yesu, noneho mbona ibyiringiro bye biraheze. Arambwira ati urenda kumbwira yuko maze iyi myaka mbwiriza ubutumwa ntazi Yesu? Ndabona ntawuzi. None se igihe wajyaga gusambana nabo bagore kuko yari yandondoreye amaso ya Yesu wayashyiragahe? Namuhaye n'urugero nkunda guha abantu. Iyo umwe muri abo bagore mwasambanye azana n'akana ke k'imyaka 5, kabwira ati aka kana nabuze aho nkashyira, ndakicaza hariya mu nguni, tujye ku gitanda twikorera ibyacu niturangiza dutahe. Byari gukunda. Arambwira ati kireka nasazi, noneho wararengeje. Niba akana k'imyaka 5 ugashobora kuza gukora ibyaha, amaso ya Yesu umwami w'abami, umwami umutware w'abatware, uyashyiraho igiye kubikora ko avuga ko no mu mwijima w'abareba. Buriya rero Theo, intamba wanigenda uba inshuti ya Yesu, abe muzima muri wowe, nta handi ugenda ukajya wumva Yesu akureba. Ibyo byo rwose nshobora kukubwira, yewe nabirahirira, maze imyaka 39 nkizwa. Njya mbwira abantu ku munsi nakijijwe hari ibyaha narahiriye ko ntashobora gukora, harimo n'icyo gusambana. Abantu bari ku pastor ujya uca bugufi nawe byakubaho. Nkabwira no, it's not about me, si ukubera imbaraga zanjye, njyewe icyo nimenyereje mu buzima ni Yesu ndeba. Ku buryo niyo ushobora kumbona, niyo twajya mu cyumba ugafungiramo umukobwa tukararanamo, naguhagaranti nkabwira nimurekiremo tuzamara ni mu kwezi, nta kizaba. Nimbona ibigeragezo bibaye byinshi ndaswitchinga onu Yesu, ntumbire Yesu, mbwira umutima wanjye ntuke ko boss atureba. Wewe wakora ibyaha gute boss aguhagaze hejuru? Ibyo rero ugenda ubyige, ugendane na Yesu. Number 2, buriya imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye. Uburyo Paulo yabyanditse, aravuga ngo yazuye Kristo mu bapfuye kubw'umwuka wera. Buriya rero imbaraga ziguproperinga zikakuvana mu byondo aho wari uri hasi mu isayo hariya. Iyo Yesu amaze kukoza mu maraso ye, genda ushake double unction, inshuro 2 z'umwuka. Izo ziyo zakuzamuye ntabwo Imana yitaho uvuye. Niyo mpamvu buriya Sawuli avuye kwica Stefano, Imana yamukubise hasi Damasiko agiye gushaka abandi bigishwa bo kwica. Imboneranyi zari zimuri ku maso, abona Yesu. Arangije abwira nani ati genda umurambike w'ibiganza yuzura umwuka. Umurambike w'ibiganza umubatize yuzura umwuka. Icyavuyemo havuye undi mugabo witwa Sawuli, ava muri Sawuli aba Paulo, hanyuma afata ubutumwa buvana ku nkengero za Isirayeli abugeza ku mpera y'isi. So ibyo rero burya Imana yacu ni Imana y'ibyiringiro, ni Imana itanga second chance, ariko hari ibyigusaba. Igusaba kubanza ukihana, ukezwa, ukagendana na Yesu ariko mu mbaraga z'umwuka. Noneho icyo gihe abantu bakabona imbaraga z'umunyabyaha wababariwe. Ntuzagire ubwoba, reka abantu bazabona imbaraga z'umunyabyaha wababariwe. Hahirwa wababariwe ibyaha bye bigatwikirwa, niko Bibiliya ivuga. Kandi byavuzwe na Dawidi, amaze gusambanya umugore w'abandi, yica n'umugabo, atwara umugore Imana iramubwira ati cyaha wakoze cyababaje umutima w'Imana. Ariko arangira arimba ngo hahirwa wababariwe igicumuro cye kigatwikirwa, ngo ngicecetse nyihishiriye ibyaha byanjye, umutima wanjye washenjagurwa ku manywa na nijoro, ngo ariko nakwaturiye ibyaha byanjye. Ibyo rero iyo umaze kubikora, Imana irongera ikagusubiza mu mbaraga. Burya ibyo abantu bakuvuga byo birangirana n'imbaraga Imana yaguhaye. Anointing y'Imana, amavuta y'Imana niyo asibanganya igisebo cy'ururimi rw'abantu. Okay. Theo, usubiye inyuma wenda tugaruke mu buzima busanzwe bwa buri munsi, uko uri umusitari. Ntabwo rimwe na rimwe ujya wicara hasi ukavuga uti ibi byose ni ukubera yuko wenda ndi umusitari, ukaba wenda wibaza impamvu wabaye umusitari. Ari ukuntu umuntu ushobora kuba wicaye hasi ukavuga ati ibi ngibi byo naba umusitari, iyi mijugujugu. Oya, ntabwo mbara gutyo. Ntabwo mbaraga ari uko nari umusitari, kubera ko n'abatari abasitari barabikora.
ndavuga wenda imijugujugu cyangwa y'abakobwa babikora imijugujugu nabwo ntabwo ntekereza ko ikibazo ari uko nari umusitari kubera ko mu bantu nabonye bangiriye inama harimo umuntu umwe wangiriye inama numva nimfashije ariko nanone bituma ntajya nyibagirwa ubu we yarambwiye ngo wemereye iki ko bimenyekana nsanga ko hari abantu nyine babitangiriye ati ntibimenyekane nabo ntibamenyekane hanyuma rero njyewe ubwo nazize ko nemeye niko mbibona kuko buriya bino bintu ni ibintu binini cyane utekereza ko bimaze n'imyaka itari mike ni ibintu binini utahita uvuga ngo uhite uvuga ngo urabirangije ahubwo ni ukuvugaho ukavuga bitewe n'ibyo umbajije ntekereza ko kandi kuba byaramenyekanye bibaye ari n'ubusitari cyangwa ari jye nabikuyemo amahirwe kuko kumenyekana kwabyo byarandohoye nari naranabivuze n'ubundi kuko bitaramenyekana ku mpamvu z'ubwo busitari bigije nibwo navunikaga cyane kuruta ubu byavunaga nko gukuba inshuro 10 mu gihe ubu ngubu ari nk'inshuro imwe imana kumenyekana kwabyo byakuyeho nk'icyenda ariko byavuga nibyo urumva na Dawidi niko yavuze aravuga ngo nkihishira ibyaha byanjye ngo kumanywa na nijoro ngo ukuboko kwawe kwarandemereraga ariko uzi kugenda ukaririmba wumva umutima wawe satani nawe burya arakora araza akavuga ati ngaho yamamatse uvuge uzarebe umuntu waguye mu byaha ntiyihane ndanaboneraho kubwira abantu bose bazamuka buriya uko abantu bagukomera amashyi uzamuka ni nacyo murambwira abantu babwira ni nubona watangiye kumenyekana ugatangira kuvugwa nywa doze nini yo gukiranuka n'indi nini cyane yo guca bugufi umugabo witwa Winston Churchill yari minisitiri wa mbere w'abongereza nyuma mu ntambara ya kabiri y'isi na nyuma yaho none umuntu arabaza ati ariko urabizi niwe watinyutse guhangara Hitler mu Burayi yanga kumanika amaboko none rero bagira imana intambara ya kabiri y'isi bayitsinze umuntu aza kumaza aravuga ati wumva umeze ute iyo abantu bose bagukomera amashyi baguterura bakuririmba aravuga ati abantu ntukabishinge uko bagukomera amashyi uri hejuru nyine niko baza no kureba uko upfa iyo bakumanitse burya rero icyo ubusitari burya urakabona buguca imbere ariko nuramuka ubugiyemo ukagaragara nka ba Theo ukaririmba ahantu hose indirimbo zawe zikamenyekana abantu bakakumenya ujye witonda kuko umunsi waguye amajwi yakuririmbaga niyo uko wagize benshi bakuririmba niko uzagira benshi bakunenga cyo ni ikintu gikomeye cyane n'abandi benshi wenda barimo kutwumva bazamutse wenda bazwi mu itangazamakuru ntabwo naho honyine banazwi no muri politike no mu matorero n'ahandi ko no muri politike umuntu aragwa yagwa abantu bose bagatangira ngo ngo n'ubundi twari tubizi ngo twarabivugaga ngo ibijya rero biba muri kamere muntu umuntu wari uri hejuru yaguye abantu bose ibinyamakuru biba bibonye icyo bivuga amaradiyo babonye icyo avuga abandika babonye ibyo bandika ariko burya icyangombwa ni uguhinduka nk'uko Theo yabivugaga kongera ukagaruka mu nzira kuko iyo wikubise hasi ntibivuga ko wapfuye kandi hari igihe wikubita hasi ukongera ukazamuka noneho ikibazo cya mbere mfite ikibazo cy'amatsiko mfite nanone kuri Theo ni kimwe Theo tubwire kuri pastor urabona pastor kenshi na kenshi ari mu bantu ni umushumba uzwi mu gihugu ni umushumba ufite itorero ni umushumba ukurikiranwa n'abantu benshi aho kenshi na kenshi dukorana ibiganiro byinshi hari igihe yakira abantu bo muri secular akakira n'abantu bo muri gospel tukaganira hari igihe ugeze kubikomozaho uvuga ko hari igihe ngo ari umupasiteri umushumba wakubwiye ngo ariko uzajya ku mbuga ugiye kuvuga ugasanga ngo aritinya wigeze kubikomoza uravuga ngo nawe aritinya ndashaka mbaze Theo pastor iyi gahunda yo kuganiriza abantu bose bitewe n'uwo ari we wese waje n'abastari kenshi na kenshi bakunze kuvuga ngo abastari bo mu miziki isanzwe ngo baba ari abastari baba bari mu yindi monde utamenya ubifata gute ukugura kwa pastor n'aba bantu bafite aho bahuriye no kuba barubatse amazina urakoze cyane ku kimbazo kubera ko
biranashoboka ko hari n'abandi bafite uko bamufata. Nagira ngo mbanze nkubwire ko iyo ngize amahirwe reka ndeke kubigira 100%, ibiganiro byose yaganiriye aho aganiriye hose nkagira amahirwe yo kukibona ndacyumva nkakirangiza. Icya mbere ni umuntu ibyo yahoze atubwira agerageza kubikora, ni umuntu uzwi nawe. Ntekereza ko nawe ashobora kuba wenda abizi cyangwa bimenye. Ni umuntu uzwi kandi akaba azwi muri kote y'icyubahiro. Sinzi nimba ibyo mvuze ari byo. Ari mu ruhande rw'abanyacyubahiro kandi uzwi, noneho hakiyongeraho n'ibindi. Ushobora kumwumva ukumva ko ari n'umuntu umunyabwenge, ariko ni wa muntu ubifata akabigira nk'ibidahari agaca bugufi, kandi iri biri muri ya macupa abiri yahoze avuga. Nubwo rero mu bituma njye mwumva mba nshaka nyine gukomeza kumva umuntu wakabaye waza hano akakuburira umwanya, kwasanga bodyguard abantu bakagutangira hara ku muhanda. Niko mutekereza, kuko nzi n'abantu nakabaye mfata nkaho batapfundura n'udushumi tw'inkweto ze. Niyo mpamvu mvishe dutangira nashimye Imana kunyicazanya nawe hano, numva ntafite n'icyo nakabaye mvuga. Nuko ahubwo mwe mumbaza, ubundi nari gutega amatwi akavuga mwiyigira nkanavuga nti nagize umugisha muri uyu mwaka, nzavuga ko nawutangiye neza. Ni ukuvuga ngo rero njye uko mufata nk'umuntu wubaha Imana akanaca bugufi. Ni ya macupa abiri n'ubundi. Njye ndumva nuko mufata, ntabwo nzi ukuntu nabisobanura. Ikijyanye n'inama yakugiriye se wumvise nta bikugoye birimo, wenda wazagaruka kandi nkeneye ko angiriye n'indi nayo nayubahiriza. Ngize n'Imana mwagenda akagira n'ikindi nyongorera, njye nawe ngize amahirwe. Akabazo rero kamatsiko Theo, hari ibyo mwavuze na pastor yagarutseho ati iyo umuntu harimo ameze nk'ugisha ibyaha biramugora cyane, ari nabwo buzima buvuze nawe babagamo bwakugoraga. Uyu munsi harimo abantu bazwi, harimo abo muziranye nawe bati runaka bamuvuzeho ibi ariko akomeza kubiryamaho nubwo atabivuze, ariko turabizi twese n'ukuri byarabaye. Niki wabwira bene abo ngabo baba bagifite ibyo baryamyeho kandi bafite n'impano bakoresha, kuko uzi uko wabigenzaga n'uburyo byakugoraga kugira ngo ukomeze kugumana impano uririmbe. Hari indirimbo zanasohokaga muri ibyo bihe byavugwaga, ariko nawe ukibiryamyeho nta kintu uravuga. Ugira inama utanga kuri bene abo ngabo, hanyuma tuze no gusaba umushumba nyine turimo twegereza ku musozo naze gutanga izindi nama, ariko nawe ugira icyo ubwira abagenzi bawe b'abaririmbyi baba star mu buryo butandukanye bazwi, ibyo baba bavugaho rimwe na rimwe ugasanga ni ukuri cyangwa se baranababeshyira wenda ntitwanamenya, ariko bakabiryamaho. Wenda ntabwo ndi buvuge ngo ibyo baba bavugaho ngo ari byo, kuko nta waje kumbwira ibyo yakoze, ahubwo icyo ntekereza bibaye ko ari byo. Iyo umuntu iyo uhishe ukuri birakuvuna. Umushumba umwe mu bashumba banyoboraga, kuko ubu ngubu ngira ngo nta gakiyobora ari mu bavanyemo, yarabanje arambaza ati se musanze muri biro ati ibintu bimaze igihe kingana iki? Nkimubwiye yaragiye nko kwikubita, arambwira ati se none se ko waririmba? Nawe bazi guhita ati se ko waririmba? Mubwiye umwaka asanga ari n'indirimbo ngo akunda cyane zabaye nyuma yaho, abura ukuntu abigenza. None ndamubwira nabo muha urugero rw'abaririmbyi baririmba indirimbo zisanzwe, nabwo ni kuririmba n'Imana no gukiranuka yakabaye yindi ukazikoresha zone. Hanyuma rero wenda imwe ntikora ariko indi iracyakora, ahita nyine wumva ahita buri kindi kinambwira, ariko yendaga nko kwibirandura hasi. Rero ikintu nabwira abantu, icya mbere ni nacyo wenda kiri wenda cyane, uko ugenda uhatana ngo ukorana amafuti bigukururira gukora menshi. Iyo ukoze ikosa rya mbere rikagucira urubanza cyangwa rikagutera ubwoba, nturitwikire mbese ugatinya ntiwakora ibindi. Ariko uko uhatana ngo ngende ninde wambonye bankoraho iki, bigukururira kugwiza byinshi. Ntekereza ko iyo wenda tuvuge duhereye kuri jye nimenye njyenyine, iyo bavuze ko abana barenga umwe ntabwo nababyariye umunsi umwe. Iyo ku mwana wa mbere ntahishe nkahita aribwo mbomoka nkavuga, ntabwo nari kongera. Yego, njye ndumva navuga ngo uko ubihishe bizaguteza kwikorera umutwaro munini kuruta uwo wikoreye uyu munsi, kuko nabwo ubuvunika. Pastor Katange nawe nka message ku banyempano, kuko ibi twavuze ni Theo, ariko biri muri rusange ku banyempano hari biba bivugaho bitandukanye.
pastor wagiriye inama abanyempano kugira ngo Buriya- impano zitazangirika? erega impano z'Imana zose kuko urabona abantu rero iyo tuvuze abanyempano bumva abahanuzi, bumva bavuga ubutumwa, bumva baririmbyi. Gucuruza business ukunguka ugakira ni impano y'Imana. Kuba umuyobozi ukazamuka mu ntera, Bibiliya bivuga neza ngo promotion doesn't come from the east or the west. Kuzamuka mu ntera ntibiva iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, biva ku Uwiteka. Niko Zaburi ya 75 ivuga. Ibintu byose dufite no kuba mwiza ukaba umukobwa mwiza usa neza ni impano y'Imana. So buri kintu cyose turi cyo cyangwa dufite ni impano y'Imana. So bivuze ngo abanyempano abo bantu bose bya bindi navuze, impano zose z'Imana zihinduka umutego wa Satani kuri buri muntu uyifite. Umusore mwiza ubwiza bwe bumubera umutego, umukobwa mwiza ubwiza bwe bumubera umutego, umuhanga mu ishuri ubwenge bumubera umutego, umukire amafaranga mubera umutego. Uzabyitegereze abantu bagenda n'impano z'Imana bagakomeza gukiranuka no guca bugufi ni bake. Rero niyo mpamvu umuntu iteka ryose ugomba kugenda uzamuka mu mpano z'Imana, ariko ukibuka yuko number 1 ni iz'Imana, number 2 zishobora kugutera ubwibone, Imana ukayikura mu mwanya ukawishyiramo. Icya gatatu, abantu bazazibona bazikubyazemo undi musaruro wa Satani, kuko Satani warabira akavuga turiya nimugusha nzaba nsinze igitego. Hari inama nabagira ni batumbire Yesu, icyubahiro kibi cy'Imana, hanyuma wowe ujye witwarira, kuko ikintu nshimira Imana iyo ugendana na Yesu nawe icyubahiro cyuryaho. Umuntu indogobe yahetse Yesu n'uno munsi baracyayivuga, hariho n'abayihimbyeho indirimbo, hariho n'abifuza gusa nayo. Ariko ifarasi yatwaraga Pilato ntawe uzi uko yanganaga, nta nuzi uko yasaga. Rero bikubwira ngo ibanga rya byose, reka icyubahiro kibi cy'Imana, impano zawe zose nawe uzajya uryaho. Utwara icumu rya shebuja, hanyuma hakiyongeraho n'agakeregeshwa kawe, burya karya k'iruhande kakiyongeraho kageraho kandi akaba ariko kaguhesha umugisha munini. Icyo rero ngira ngo Theo, reka ahubwo nigarukire kuri Theo tugana mu musozo, nongere ngutere umwete, nongere ngutere imbaraga. Ibintu bitatu. Icya mbere, si we waguye wenyine, nturi uwa mbere, nturi uwa kabiri, ntabwo wibanziriza ngo uniheruke. Hari n'abandi bazagwa nyuma yawe, hari n'abandi baguye imbere yawe kandi bari bihangange. Dawidi yari igihangange, yaraguye Imana iramubyutsa. Samusoni nuko yihemukiye agasenga isengesho ribi, ariko n'ubundi yari yangije kononekara, nta kimana yari kumukoresha. Bagukuyemo amaso ntiwavamo umusirikare urwana intambara, ariko nawe Imana n'abandi. Nuno munsi Imana yacu, ngo umwana yabajije nyina aramubwira ati ariko mama, ati ko Imana yarangije kurema, ati yirirwa ikora iki? Arayibwira, nagakuru kari mu Cyongereza ngo he spends his days mending broken things, ngo iminsi yose ngo yirirwa irimo gusana ibyangiritse. Theo rwose ntuhangayike, Imana yacu ni Imana yispecialije mu gusana ibyangiritse, izongera iguhe izindi mbaraga. Ariko wite kuri bya bindi bitatu, wegere Yesu, noneho mugendane ku buryo Satani najya kukwegera azajya abona muri kumwe. Wuzura umwuka ku buryo bibi ikimenyetso cyagushyizweho. Nkunda ukuntu Pawulo yabyanditse, yandikira ngo Abefeso ngo hari umwuka wadushyizweho ngo abikimenyetso. Imana igushyiraho maga ikavuga ngo uyu ni uwanjye. Satani yajya kugukora akamubwira ngo witonde, uwo ntumukoreho kuko ni uwanjye, afite ikimenyetso. Hanyuma icya gatatu, nubona wongeye kuzamuka uzongere gukiranuka no guca bugufi. Urakoze cyane, reka dusoze. Theo yavuze ngo tugize amahirwe guhura n'umushumba kandi ni kuri seburiya niwa musaba no gusoza no gusengera. Yibinsaba ndabyikorera n'ubundi ntabwo wahura n'umuntu nka Theo. Jewe numvise interview ye naricaye ndayumva, niyo mpamvu navuze mubwira nti ngo koko navuye i Bugande kuko ntabwo wahura na Theo ngo wibuze kumusengera. Yaravuye i Bugande, yavuze ukuntu yaraguyeyo, yavuze n'ubuzima bwe mbere. Rero ntabwo nakwibuza kumusengera, ahubwo naba nkoze ikosa rikomeye cyane ntamusengera. Ryaba ari ikosa rikomeye cyane.
oya komeza wicare ntacyo bitwara Imana. Oya icara nanjye nibyo nshaka oya icara nanjye nibyo nshaka kugusaba, kuko ushobora gutinda aho ngaho ukababara amavi kandi ntabwo ari ngombwa. Yewe nyambwira abantu gupfukamisha abantu, pfukamisha umutima wawe imbere y'Imana, imbere yanjye ntabwo nkeneye amavi yawe. Turagushimye Mwami Mana yacu, Mwami wacu Yesu Kristo, tukubona inshuro nyinshi wicaranye n'umugore w'umusamariya ku iriba. Indaya yagusanze kwa Simoni w'umufarisayo, ijya ku birenge byawe ntiwabyigizayo. Wicaranye na ba Petero yarakwihakanye ndetse asubiza abandi kuroba. Uca umugani w'umwana w'ikirara, uca n'iyindi migani myinshi itwereka ko dufite umubyeyi w'imbabazi ari we Data wa twese. Warakoze gupfira ibyaha byacu, harimo n'ibyanjye, harimo n'ibya Theo. Ndamusengera nka mwene data wigeze kuririmba indirimbo zigafasha abantu benshi, ariko Satani akamwiba akamugusha. Muzahuri, muzamuri, umusubize kongera kugendana nawe. Ariko ndamusengera ngo noneho akumenye by'ukuri bitari amagambo, amenye imbaraga z'umwuka zitari ubwenge, zitari ubuhanga bw'amagambo, zitari ubuhanga bw'indirimbo. Reka indirimbo azaririmba nyuma yaha umusabiye umugisha, indirimbo azaririmba nyuma yaha ubwiza bwazo buzarute kure cyane ubwiza bw'izo yaririmbye mbere. Zizaba indirimbo zifite contenu eternel, abantu bazumva ku buryo no mu ijuru baziharirimba. Musabiye umugisha, umuhe umugisha, kandi ikimwaro cyose, isoni zose zamukoze ukimuhanagureho kubw'amaraso yawe. Kandi nurangiza umuzamure ku buryo no mu maso y'abantu bose bazavuga ngo icyubahiro ni icy'Imana. Ushobora gufata umuntu nka Theo wabyaye abana nka bariya mu bihe bitandukanye kandi afite umugore, ikongera ikamugarura mu nzira, ikongera ikamuhanagura, ikongera ikamukoresha. Kandi ntaba ari we wenyine, n'abandi bose bumvise iki kiganiro bafite ubuzima nk'ubwa Theo bagenderere, bumve ko hari ibyiringiro byo kwihana, ibyiringiro byo guhinduka, ibyiringiro by'ubuzima bushya, ariko bemeye kwatura ibyaha byabo bakabisabira imbabazi. Umugaragu wawe umuhe umugisha, kandi n'ikiganiro gihe umugisha kugira ngo uzakore umurimo wacyo, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.